murakaza neza kuri Rwanda Headlines. Aha rero tugarutse twihanganisha mwe mwese inshuti n'umuryango wa Karasira mu by'ukuri ku byago byabaye Karasira. Rero tugiye kureba noneho byagiye bigarukaho nyuma y'urupfu rwe. Abantu byabaye byinshi cyane, abantu twabyita gusubiranamo simbizi ku mbuga nkoranyambaga ahangaha abantu bari gusubiranamo cyane abenshi bibasira umunyamakuru witwa Jean Paul nk'uko tugiye kugenda tubibona mu biganiro bimwe na bimwe. Abantu bari kumwibasira ku mpamvu nazo zidasobanutse, twebwe ntabwo tujya tuvuga amanga tuzana twaranga ngo ese fact zo bo bafite nizihe, cyangwa baratwumve nk'uyu nguyu uko atangira avuga. Ikaze muri iki kiganiro ngira ngo kutumvikana hagati ya Nkundineza Jean Paul ndetse n'umunyamakuru mwizerwa akaba n'umunyepolitike akaba na perezida w'ishyaka rya PS Imberakuri, ngira ngo kutumvikana kw'aba bagabo bishobora kuza kuba byaduhereza ishusho ya nyayo y'ubufatanye bagiranye na RCS kugira ngo baze gufera abanyarwanda. Ngira ngo uwitwa Nkundineza Jean Paul niwe muntu wafashe abanyamakuru bamwizerwa arangije abita interahamwe, abita ibigarasha, ababuza gukomeza gukora live y'umuntu bita ngo ni mwizerwa. Mu yandi magambo, Nkundineza Jean Paul yari afite ukuboko gukomeye cyane mu ishyingurwa rya Karasira Aimable, cyane ko ni n'umwe mu bantu bagaragaye bateruye umurambo wa Karasira Aimable, acungana n'uko nta muntu n'uyu n'umwe waza gukinisha gufungura isanduku ngo arebe mu by'ukuri ngo ese ni ibihe bintu mu by'ukuri bagize gute bashyinguye. Okay, hari byinshi rero byagiye vuga tutari bugarukeho, ariko ni kimwe mu byo tugiye kugenderaho nk'uko turi kubibona ku mbuga nkoranyambaga. Ataka nyinshi zibasiye uyu Jean Paul Nkundineza, aho bamushinja nyine ibingibi mugenda mubona. Nabonye ni ibinyamakuru byinshi abantu benshi bamwatakiye rimwe, umwe yavuze bose bahise babigira ngo ni ikibazo kabisa Jean Paul, aho bigaragara ko hari uruhande rumwe, turaza kwizi impande ebyiri. Uruhande rumwe rumushinja ngo yakoranye ngo na rwego rw'imfungwa n'abagororwa ngo kuri uriya munsi w'urupfu bakarasaba kugira ngo babashe kumworohereza ngo yibonere za visa n'ibindi byinshi mwagiye mwumva bita. Aha rero tukavuga tuti tuje none no gukiriyaringa iki kibazo, abantu bari gukomeza kuryana nyuma y'urupfu rwa Karasira, cyane ukomeje kwibasirwa n'uyu Jean Paul, ho hari hagati nk'ururimi ari uruhande ruvuga ko ruri kurengera leta, abo ba Magashi n'aba Pastor Claude bati Jean Paul ni ikigarasha, ni interahamwe. Aba nabo bitwa ko bari kuvugira Karasira cyangwa bakunda Karasira, ati Jean Paul ari mu bagambaniye Karasira. Uko mwe mwagiye munatekereza mugakora na zisi mwabanje gutekereza ko wagambana abo wita ko wakoranye nabo bagahita bakujugunya hejuru. Rero mwagiye mutekereza kabiri. Reka rero tugaruka tukwereka ngo ikigaragaza ko Jean Paul mu ibintu tugiye kumwanaliza twese tuse ukuri kwabyo nuko tuje imageragere kureba uzaramba Karasira Aimable. Turahageze, aha ni ku igororero ry'akarere ka Nyarugenge, nta rindi niho uzaramba Karasira Aimable yari amaze imyaka 5. kuri kwa mbere bamwe bari kuvuga ngo umunsi wo kujya gucyura Karasira ngo yari yasabye urwego rw'abacungwa n'abagereza kubazaba yaza kumuherekeza, bati baramwangira nyuma baza no kumwemerera nk'uko mwabyumvise mu biganiro bimwe na bimwe. Ibyo bashingiraho bavuga ngo Jean Paul ngo yarazi uriya mugambi, ngo aho turi kuvuga umugambi bo bavuga ko Karasira ashobora kuba yarishwe niba byarabayeho koko. Bati Jean Paul guhera mu gitondo yari gutangaza ko Karasira ngo yanyweye imiti, bati niba koko atarari mu mugambi kuki yatangiye kwirakwiriza ibyo bintu kugira ngo ategure ikibuga. Okay, natwe tuvuga ngo Jean Paul nk'uko nabyivugiye yari yarasabye kuzajya gusura urwego rw'abacungagereza kujya gucyura Karasira. Uvuga ko babanje kumwangira ubundi bakamwemerera. Urumva already aho ko niho dutangirira analysis. Urumva we mu banyamakuru bari bazwi ko bahari yararimo. Uko se niba muvuga ko urwo rwego rw'ubucungagereza rwari rwateguye kwica Karasira, kuki utumva ko nyine rwari rufite n'umuntu wo kunyuza amakuru yo gutangira kujijisha ariwe Jean Paul atabizi? kandi
byumve neza kwiyokota turi kumushyigikira si ngombwa ko yaba abizi cyane cyane ko bazi ko ari umunyamakuru ari gutangira kumubwira ati Karasira yanyweye imiti babyita ngo ni ukumukureyinga kugira bakomeze nyine bamujijisha wa mugambi wo kuba bari kuwutegura ukomeze utegurwe bategura ikibuga babyinjiza mu bantu gake gake bakoresha umunyamakuru rwose biboneye wizanye utazi n'ikijya mbere tutari kubitekereza gutyo twe nuko analysis yacu ikora kuba yarabitangaza mu gitondo nta na kimwe kimushinja ko yaba yarari mu mugambi ahubwo nyine abo muvuga bafataga amakuru bati aya turashaka bariyo abantu bo hanze batangira kumva kugira ngo ibintu byacu bize kugenda neza bagatangira kumuha amakuru bati Karasira yanyweye imiti Jean Paul nawe yabatangariza ko umunyamakuru nyine icyo abashaka ni breaking news kumva ko abonye inkuru guhita gakiranza bumva nawe ari akantu ningiri ku breaking news sibyo mwese muba mushaka se amafaranga se breaking news ya mbere igera ku bantu ari wowe ivuyeho ni wowe nyine uri kureba reviews ziba ziri kuzamuka urumva rero bati Karasira yanyweye imiti bakabigeje ku Jean Paul mu masaha atatu uko mubivuga akaba breaking the news gutyo bagenda bategura andi makuru bagende batugezaho kuko niba kuko bari gupanga uwo mugambi cyangwa yarahagaze ntabyo nzi ariko natuvugisha murumva ijambo rya mbere aza kutubwira nababwiye ibibazo byinshi za kumubaza byihuse niba akomeza kwitereka niba aguma ku miyoboro yanatumye afungwa ya YouTube niba icyo yigiyemo muri iki gihe yari amaze cy'imyaka 5 mu igororero rya Nyarugenge tujuru aho rero ibyo tubikuyeho bivuga ko yaratangaje amakuru mu gitondo bigaragaza no impamvu ya mbere muvuga ko nyine yari yemerewe bamwe yari yarisabye ko azajya gucyura Karasira arumva yarazwi ko ari umunyamakuru hari ntabwo bari kujya kwirirwa bafata undi munyamakuru bamwinjiza mu bintu biri bubasabe no kubanza kumuha briefing bitari ngombwa kandi bafite undi already wari interest yo kuza gucyura Karasira bari ugizeho amakuru bakajya bamuha amakuru ko bashatse nawe akaburekinga za news azi ko nyine ari gukora reviews ariko bo bafite undi mubare wabo rero twe niho tuvuga tuti mujye mukora analysis mwabanje kureba kote zose guys aha rero Jean Paul nta kimwe kigaragaza ibyo muri kumushinja ko yaba yari mu mugambi kubera icyo gico wapi aho tuguhaye nogo nta kigaragara mwishinze umuntu hejuru y'ubusa tugakomeza tukazamuka rero tukagenda murabyibuka bajya hariya tuzamutse na bamwizerwa bari kuri gereza Jean Paul yaje kuganira nabo ati mbonye ati bambwiye ko Karasira agiye gutahamwa murabikurikira mu byumve n'amabody language abizi uburyo bikora nawe yari excited bategereje bati mwigirwa rwose bambwiye kaje mukanya rabaje umvaga n'uburyo bwana nyine bari excited ntabwo umuntu uri muri kopa ashobora kuba excited kuri karakagenda igende ukurikire video wumve niba aha ndabwira abantu bize intelligence body language abantu bashobora kugenda kubyumva bakabanza kubisobanukirwa aho rero tugakomeza tuti wapi nta makuru y'umuhungu yari afite cyangwa bikunze ararariwe amakuru ufite atiteye hano nuko Karasira uyu munsi arekurwa tugiye kumureba nitugera imageragere tukamubura turabibabwira naza akavugana natwe muramubona yanga kuvugana natwe ni uburenganzira bwe ariko Karasira nzi sintekereza ko yakwanga kuvugana natwe mu nyungu rusange amakuru ufite aka kanya right now yamaze gusohoka aho yari afungiye kugera aka kanya ntabwo Karasira Aimable akiri umugororwa uri mu bitabo bya RCS kubera ko aka kanya arimo guhabwa igihe cyose Jean Paul mukomeza gushinja mugendeye kuri ibyo ngibyo wati kabisa tukanakomeza tukazamuka hari umugore wategereje avoka ngo ari kuva mu modoka ngira ngo excitement bari bafite murazibuka excitement rega buri mu bintu bidufasha muri body language ntabwo twakwirirwa tujya kure bavuga ngo arashotse amajambo avuze ngo Karasira araje azanye umwavoka we ukurikirana Jean Paul niba ari muri kurutaho iri excitement nishobora kuba ku muntu wari ufite amakuru bahita bajya mu modoka bamwirukaho uburyo yirukankaga iriya modoka ashaka kuyifata ngo bagere kuri Karasira ubwabyo byakubera ishusho nziza yo kugenda wanarisa iyo abaza kuba ari umuntu ufite ahahuriye niyo kopa zibiri kuba ntabwo yari kugira excitement igana kuri murabyuka n'ibiganiro bakoze muri iyo modoka bagenda bavuga ngo Karasira araje ubazanywe bakora ama reporting nyine bashaka kuburekinga news ngira ngo murabyibuka bakiri no mu modoka kubera amashusho abanyamakuru twese kuburekinga news ni ibintu bakunda cyane aho rero twagenda nagenda bafata imodoka ira muri ku buryo birukaga kabisa bigaragara ko bihutaga cyane bayifataho yarahuye na mbutiyaje Jean Paul n'umuntu wa mbere wabaye wo kubwira baranga umugeni muri modoka yaba ari byo ntiyari gutuma basohokamo yari komeza gukinga ikibaba cyangwa akareka imodoka ikaba yaranamucitse mbere kuko yari ko ari mu mugambi yari kuba yirukanga nayishaka ikize kandi azibiri ku
yari kubajisha ati rancitse, bagakomeza nyine bakomeza kujisha mu bindi, ariko excitement yari afite nawe yashaka kubona Karasira kabisa. Mukajye mujyane ngo abantu bahira abagabo babiri baranyagirwa harya ngo undi yatose undi ntiyatose, hari mwese mwaranyagirwa nyina Jean Paul mutangira kumwitaza, ahubwo muri kumushyirishamo mwebwe mutanabizi. Hari urwego rumushaka cyane yabangamiye, ahubwo mwebwe mukumva ko ngo yagambanye atese. Bakagaruka bati aho rero yatangaje ibyo turabikweretse ko kutangaza ayo makuru ntaho bihuriye. We yanasubiye kuri gereza amaje kuri Karasira agiye kureba ibyari byo ngibyo bya nyuma ya gereza, ngira ngo nabwo yakoze bya biganiro byose atavuga ati umuntu yanyweye, none bamaje kumuha amakuru yuzuye bati yanyweye imiti Imana ikinga akaboko. Ayo niyo bamaye ko kunavuga ngo batangiraga bagenda bamushyiramo amakuru hakiri kare, kuko nabyo byarabaye. Ni umugore wambwiye ati yanyweye amati ari kwa muganga, ubwo kuko niba aribo bamwishe koko bakaba bari bazi ko bari bumwice, ubwo bamujyanye bari batangiye gutegura ikibuga, kuko niba byari n'ukuri byo igereza yavugaga ntabwo turi gushinja kugereza yamwishe, nuko byari bihagaze nyine bari kugenda bamuha amakuru nk'umuntu nyine w'umunyamakuru aho ngaho. Ariya batangaje ati Imana yakinze akaboko, kuko nagereza ivuga ko ngo yaje kwa muganga. Urumva bamubwiye ko bamujyanye kwa muganga ko ntaga yanyweye imiti ko ntarapfa. Ese kuko Imana ntibikinze akaboko yanyweye imiti bakajyana kwa muganga, kwa muganga baba bakirimo bagerageza. Okay, Jean Paul nuko yabitangaje mu masaha tugira ngo nta contradiction imwe irimo. Niba koko gereza yari abo bantu bo muri gereza ko bari bakoze kopi yo kuza kumwica cyangwa bari banamwishe bakavuga ko yagiye kwa muganga Imana yakinze akaboko, kandi ko umuntu ari umurambo, aho Jean Paul nawe ha amakuru ko bamujyanye kwa muganga nta atarapfa, ubwo Imana yakinze akaboko, sibyo yatangaje. Aho rero ntabwo ndi gushinja gereza ko yamwishe, ndi kugenda ngendera ko ayo makuru muri kugenda mwanariza. Aho rero gereza ko niba yaba namwishe yaba yabiteguye ikikamuha Jean Paul twamujyanye yanyweye imiti twamujyanye kwa muganga, igatangira kugenda yubaka cya kintu kugira kize kubafuza. Aho rero urumva nta hantu bihuriye nuko Jean Paul hari amakuru yari afite ko yaratangaje ko yanyweye ibinini akajya kwa muganga. Cyane ni umunyamakuru gereza yakoranye na gereza yari yarabisabye, niwe yagomba guha ayo makuru. None ngira ngo bigende gute? Amakuru yagomba ko yarasabye niwe gereza agomba kuyanyuzamo, cyari biyoroheye. Icyo uriya gushaka umunyamakuru ko hari wari interested aho gahiriwe wanayibisabye nyine washishikayira, nuko tubyita yego. Ni gereza agomba no kwifashisha inyuzamo ibyo yifuza byose, yaba ari amakuru y'ukuri yaba ari guhimba, nta handi yari kuyanyuza mu jambo. Rero turikuyeho abandi bakagara ngo kuri wa munsi wo gukingura Karasira ngo yateruye ngo isanduku. Mbese murumva leta mwebwe ari wa mugani ko niba kuko yateye isanduku bihurira no kuvuga ko yari mu mugambi. Mbese leta yarumva ari ibigoryi burundu, kuko niba yari iri mu bakoze umugambi wo kwica Karasira, yari no kubuza n'abantu nka Jean Paul bari bafite iriya ishyushyu batangiye imbere bavuga iyo baza kumubuza none kujya guterura, urumva byari kugenda gute? Yari kutangaza ibiki? Urumva leta nayo baratekereza kuko niba muri kwishinza kariyo yakoze icyo kintu, niba ko kari nayo ntabwo bagomba no kwifashisha Jean Paul kujya agiye guterura umurambo innocent. Jean Paul ari na innocent kugira ngo nyine bagaragaze ko nta kibazo, umuntu yashyinguwe n'abantu bose babyifuza, harimo n'abanyamakuru bafite ivuzi abo ba Jean Paul. Kuba Jean Paul aterura umurambo nta kintu na kimwe kimushinze ibyaha by'uko yakoranye yarari mu mugambi kuko niba waranabayeho. Aho mujye mukorana n'izisi namwe mugerageze mujye deep. Urumva niba bagombaga na leta kugira ngo ikureho urwo rwikekwe, Jean Paul yagomba kuba muterura umurambo. Yaba muvuga ngo yavuze ngo yarashimiye kubusana gufungura isanduku, ari uwuheze ari uwuhe iwe nawe ko yateruye? Mwabonye uburyo yawuteruye arikuye he? Muri morgue cyangwa akuye muri ya modoka ya polisi? Hari hasi ari kuhafungura, hari barahafungura umurambo wundi cyane, mukajya cyane umurambo wafungura uri kuva mu modoka ya polisi kweli cyari kufungura ate? Kubuza ubutari bufungure, niyo atari kuba ari ari kufungura, hari barabafungurira ko mubizi mwebwe, ntabwo bibaho. Aho bafungura nyine naho bagiye kumusezera, sinzi abagiye kumusezera ko byagenze, niba barabemereye kureba umurambo mu maso, none niho bareba umurambo n'ubundi sinzi. Ubwo niba barawuzanye wambaye ntibavuga ko ugiye kuwambika kandi wambaye, kubera kera kintu cya politike cyari cyazajemo ibibazo nyine. Abawambitse sinzi ngo ni bande, niba umuryango warabigizemo uruhare, niba umuryango cyo gutarabigizemo uruhare, aho harimo ikintu cya question mark kuri leta nayo. Yaba koko niba nta kibazo cyari kiri mu rupfu rwa Karasira, ahubwo yaba yarongeyemo ibindi bibazo, batse uko mutatunye n'umurambo we wisanzura ngo urebe umurambo. Iyo ntabwo mbizi uko byagenze, abafite amakuru ubwo namwe ntabwo mbizi kabisa. Ni umuryango utaremerewe kureba
kwambika uwawo cyangwa ngo bamurebe uko bifuza, ntabwo mbizi. Ariko ubwo leta niyo yaba yaratumye mu kibazo, ntabwo ari ikibazo cya Jean Paul. Aho rero hari muvuga ngo yateruye gukura hariya n'undi kuri abatero bakajyana mu misa cyangwa bakajyana aho bari umusezerere. Nta kindi ukorana, nta gufungura isanduku. Mbese ari kuyifungura gute? Niyo atari kuba Jean Paul, niyo ari kuba aradahari, ntawe ari gutinyuka gufungura isanduku, ntibinemewe mu mutwe. Kwayifungura ikiriva muri iriya modoka se? Yarewe. Kandi umuntu hariya nyine umuntu barangije kwambikwa, ahubwo aho yambariye aho niho hari ikibazo. Niba mutubwira ko Jean Paul ariho yagiye kuburiza abantu kwinjira muri icyo cyumba, aho muraza kubizana. Naho ubundi iyo umurambo wageze mu isanduku kuri abawutunganyije, niyo bafungura ka karahure ko hejuru mukareba mu ishusho, ntimujya gukora mu mbavu nk'uko bamwe muri kubivuga ngo yari afitemo urwobo. Hariya biba byarangiye, ahubwo aho bamwambikiye aho byabereye ntabwo mpazi. Niba umuryango wari uhari, ibyo umuryango niwo ubizi wonyine. Niba utari uhari barawuheje kujya kwambika umuntu wabo, ibyo nabyo ubwo leta yaba yarashyizemo ikibazo nacyo cyo kwibazwaho, nk'aho bavuga ko harimo urunogo ngo mu kwaha yakubiswe ikintu. Niba umuryango rero warabashije kwambika uwawo, niwe uzi ukuri. Niba utarabibashije warabibujijwe cyangwa warabyifuje bikanga, ubwo leta nayo yaba yaradushyizemo tenaho. Aho ubwo ni ku kibazo cya Jean Paul wamushinja ngo yateruye umurambo, nawe iyo ujyayo ukazana induru ngo urashaka guterura aho bari kukwemerera. Okay, aho ibyo mbikuyeho ntabwo icyo cyari ikibazo, kuko leta nayo izi ubwenge. Ntabwo wavuga ngo urashaka guterura ku muntu runaka wapfuye ngo bakubuze. Niba kubuza se urumva wavuga ibiki? Kuva rero ngo none yabushije za live za bamwizerwa kujyaho, ibyo bishobora kuba conflict y'abanyamakuru. Ntabwo ibyo ari ikibazo, buri wese nyine ari abashaka amafaranga, ibyo bashobora kugira ubwo kuko muvuga ngo yagize amashyari y'amafaranga. Ibyo ni ibisanzwe guys, ko yabonye bari kumucuruzanya n'umuntu nawe kuba yavuga ati ubundi mwe murimo muraza munacuruza cyane, akaba yababangamira ati ibyo babirayivu byanyu mubikureho. Ibyo ntabwo bimushinza ko yagize uruhare mu rupfu. Namwe mujye mugira rimwe na rimwe mwumviriye. Nose niba arabonaga nawe ari bubashe gukora ikiganiro cyane cyane ko yanagikoze, we yashakaga icyo ari cyo kiza kureba. Mwabonye ko yavuze ngo n'ubwa mbere nkora ikiganiro kuyiriye, aho kubabuza za live zabo agira ngo iki kibize kuba aricyo gifite amakuru menshi. Byose si conflict of interest yari utabizi afesha. Byose bitangiye kuvuga he bihuriye no kuvuga ko ngo yari ababajwe nuko ngo bigarasha biri kubibona. Yababazwa nawe kandi nawe yaratweretse ikiganiro yarangiza, mujye mushyiramo analysis. Kajya avuga ngo bari abahungu ngo bambaye ingofero bazirebesha inyuma, bari ngo bari mu kazi. Asa nk'uwerekana nyine yereka biri kubera hari. Niba ashaka views ibintu atangaza ari byo ari wenyine nyine ufite iyo nkuru. Byose si conflict of interest ni muyizi. Kuba yakora izo live ntabwo bivuga ko yabangamiraga abantu bo hanze bareba. Ibyo cyo nacyo ngihaye zero. Yagira ngo ikiganiro cyaba aricyo kiza kurebwa. Aho byo rwose niko kuri. Hari abarimo ibintu by'ubucuruzi nta kintu bihari. Ubwo rero tuhakuyeho kuvuga ko byaba byaratewe n'impamvu zo yagize uruhare ibyo bivuyemo. Tukakuza rero no ku ruhande ruri kumurwanya cyane, abamagashi bamwita akakorana nyine n'izo hamwe ngo nibigarasha, kubera nyine nawe kiriya kiganiro yagiye atangaza kenshi ubona ko basa nk'uri gutanga amakuru yereka ayahana abantu bo hanze. Aho rero tukanagaruka tuvuga ngo ese abantu bo hanze iyo tuje mu bwo buryo ngari gukorana n'ibigarasha, diaspora hanze ko mujya mugiye no muri Rwanda Day, tukabona ngo mwagiye muri Rwanda Day mugiye kuhura n'ibigarasha. Haba ibigarasha gusa, abandi bose muri diaspora bakwiye kumenya amakuru y'ibirani wacu. Kubera abantu bavuga ngo abantu bariya sinzi niba leta nayo ibigomba gukiriyaringa cyangwa kubura bano bantu aba ba YouTuber bamwe babashinze bakorera leta, niyo ko magasha korana na leta izashaka umuntu uzi kwanariza gufata abantu bose bo hanze ati ni ibigarasha. Aha makuru abantu bo hanze birabigarasha, abantu bose bo muri diaspora ubwo tubita ibigarasha birangira. Iyo mugiye mu za Rwanda Day mugiye gura n'ibigarasha, mugiye iyo muri kwaka inkunga tuzi ko mujya muvuga ngo diaspora ngo bagaruke bafashe igihugu, muri gusaba ibigarasha kuza kudufasha. Harimo ubujiji bwinshi, ariko diaspora ikwiye kumenya ibera mu Rwanda. Ntabwo ari ngombwa ko byaba ari urupfu rwa karasa yaba gushyirwa nk'uko abari mu Rwanda bamuherekeza, niko muri diaspora bashobora kumuherekeza bakoresheje izo impuza zabo za online bakabasha kubireba. Abo banyamakuru ko babasha kubisharinga rwose, ariko koko na North Korea kidakora icyaka ko North Korea se bavuze ngo ifite ibintu byo gufunga ikintu icyo ari cyo cyose n'isazi itaguruka. Nose tuyite North Korea igihugu cyacu kwera, aho umuntu atifuza ko n'umuntu hanze yamenya ibiri kubera mu gihugu. My God, what is this? Ese ni biki bibi biri kubihabera abantu badashaka ko bimenyekana?
siko abantu bashobora no gutangira kugira amatsiko wa mugani. Niba ari byiza biri kuhabera kuki mubwira abantu ngo ahubwo mukajya guharinga za Arsenal ngo zize kwamamaze, mwabona umuntu ubijyaniye ubuntu hanze kuki bitaba byiza ahubwo. Niba iki biri kuba tudashaka ko abantu hanze babona. Murakoze. Aho rero Jean Paul ubwo umusengere tubwira leta ngo mureke gukomeza gutoteza abanyamakuru, mureke batangaza inkuru, mwe mukora ibyiza, mukora ibyiza bizajya hanze, nimukora ibibi uko nyine iyo minuko nayo izagera hanze. Mukiriyaringa abanyamakuru bajya babona inkuru nziza. Kuki mutuma babona inkuru mbi subundi? Babona inkuru mbi byagenze gute? Ahubwo umuntu watumye abona inkuru mbi ajya ahita afungwa. Uwo wasenye abaturage iyo nkuru mbi kaboneka yagobye kuba afungwa, leta igahita imufunga kandi nabo abanyamakuru bagihari. Iyo batangaje ya nkuru mbi n'inziza yo kumufunga bigahita biherekerezanya, ibyo bintu bari amata n'ubuki. Inkuru mbi y'umuntu uri kwica umuntu n'inkuru nziza ya leta iri guhita imuha ibihano, ibyo bintu bigomba guhita bigendana. Ubwo simba hawe umuvuno leta, ikibazo si abanyamakuru, ikibazo ni leta. Ngewe ubwo nuko mise mbyanzura, mukora ubutabera bwiza. Ukoze inkuru, ukoze ibibi bishobora gutanga ya nkuru mbi, mwite mukora ibyiza biherekezanya n'inkuru nziza w'umunyamakuru ari guhita akora. Mwakoze. Ibindi numva ko ari ibintu binoroshye, nta mpamvu kuba turwana n'ibintu leta ifitiye n'ubushobozi. Umuturage arasenyera undi, leta nkaho yahise ihana kugira ngo ya nkuru nziza yo kuba umuturage ahanwe umunyamakuru ayibone, ahubwo leta igahita imuhisha. Ubwo se n'ukingira ikiba uwo muntu nyine burungu umunyamakuru umuhaye ihevu, umuhaye imbi gusa, ese ajya atangaza izo adafite. Ariko ye like, share, subscribe.
Karasira w'i Rwanda, Rwanda mwiza mwiza bararukore, abakunzi bawe benshi b'i Kigali. Karasira w'i Rwanda, Rwanda mwiza mwiza bararukore, Abakunzi bawe benshi b'i Kigali. Karasira w'i Rwanda, Rwanda mwiza mwiza bararukore, ati warwanye neza Karasira w'i Rwanda, Rwanda mwiza mwiza bararukore. Karasira w'i Rwanda,